Garasi rero tuyakwisiba hano. Aha garasi. Suzo umugore we. Buriya ejo bundi naye ndi kuyahirira ubwatsi. Ndi kwahira ubwatsi ndahira. Ngiye kubona mbona ibintu by'amazi biri kumanuka. Ndebye hejuru mbona ari gusobana. Shawe. Urareka nkubwire. Hano hanze hari abakobwa ubundi nje nanabivuye sinakubwiye. Ibintu byo gutereta nago nabikora rwose. Reka. Ahubwo ni bagiye kuguha inkuru. Agira inkuru? Reka ni mugoroba tugende. Bitemura n'umukobwa. Uziko umukobwa twaganiye akambwira ngo kuri sabazima na muhungu numwe akwemera utari ngaji muzindi. Ngasha. Ngiye umukobwa twiganiriye. Arambwira ati neza ndahiye muze wabyaye dataretse data kwe mama. Ntabonye ngaji muzindi nago nazashaka umugabo. Ngope izina ry'Imana subize ko nakubesha se cyane uko byagenze none si umukobwa se ngo iki ko yarinzo we yari inzobe kurya umureba ukibaza niba ari umukobwa avukiye mu Rwanda cyane bari umumetisi yego nyine nabyumva naga ari ikibwitiri ariko nanone nta nubwo ari gatoya da nimi araringaniye ni kamwayene ako ngiye nibyo gukundana nabivuyemo reba ejo bundi nifata nkundane na wa mukobwa musabi anyime ejo bundi numva ngaratwita sha nicyo kintu cya mbere cyanambabaje kuva nangwa nawe uri kuvuga ibyoroshe ejo bundi ntago na cyanuza ca daforoza ntago nagiye kugitereta kikamubwira ngo ntago nsiramuye ngo nta kintu twamarana ko we wari warengeye mwa wari warengeye none si nubwo yari mukuru none bya biratuma ntaje kumugeraho ndeka nkubwire wowe nutekereza no kugira ikintu nakimukora k'umukobwa utamuguriye none uza amabuno nabonye ejo bundi nabonye amabuno gari kugenda mu muhanda shingiye kubona mbona ni gwakaga rwambaye ishurizi ingozi hari ukuntu ababyeyi biyoberanyaga naje ejo bundi urahari ikintu ntakubwiye nagiye kugura indaya uzi ibintu byantangaje uzi ko nabwe ngo wayimpamagarire gasanga ni senyenge wa sekuru wa senyenge wa papa sha cyarababaje kurya ubugubu nta nubwo nasubira no gushaka indaya niyo mpamvu rero je navuze ngo ntago naje gushaka indaya Nebe nkwereke ikibi cy'indaya sibyo indaya ubundi indaya indaya ni irindazi rya magana abiri niba ari uko byumva warahiye rero sha umva je nahise ndahera ko ntazongera indaya ubundi umukristo wemewe n'amategeko umusheri se wawe ugira umusheri harutazi kinka urusisiro rwose harutazi kinkanda yewe none se reba kayimukire sukazi Kaki? Sima kirekiri urakwakiraga iby'abana tukiri abana tukaje no kwihisha neba ari makire bane bya uriya si uziko nje kera namufuraga na makarisi makire yewe cyaretse niba atari makire awe gumane kugenda cye biteze ngo ni warafuraga makarisi ya makire nuko uta akwagira reka kwivumbura nk'iminja nawe ushaka umuntu guha umpa naje ndaho kwijajabira byarananiye ngo ndakujaja aha yewe nta makuru ufite nakwereka ngugira inama nari nje kukuganiza kuri wa mukobwa ahubwo yewe bite wafukuye serishe nyenda gaswingi kaje muzi komera cyane icane rero rebura rero nareka ngubwira bura nuko utabizi kunyonga igare byakureze oya yego komanda buranje nabonye umunyonzi musa kandi naryoze oya wewe uko birete nabi God have mercy upon us. yashobora kujara vidura wese ingose reba nisawe ko ni ibyo bintu yewe cyaze reka ngubwire buriya nubwo umurebye ugahita umureba nabi buriya nanje nakurebye byakubera ndavugisha ngo subize ko naryaga indimi ubundi reka ngubwire ikindi kintu washobora ubu umusatsi ufite uraba washobora kujura ajya mu butayu ugasenga umusatsi urya ibyana umusatsi urya ibyana iyo ngiye nkamugera imbere aravuga ati wala imana yacu ubutinganyi bw'imisatsi bwo tubwitiye ndakuvuga nyine abakobwa yawe rero reka nkwereke unyereke ikisi ubonye cyo kintu kitunyuzeho uriya se cyari gipfuye uriya nawe ejo bundi yarantumye ngo nje kumushakira indaya yo kugura abageze se n'abasigaye bazigura ubundi mureka babwire ntabwo by'ukuntu ariko station mureka babwire umushinga mfite umva nje buriya reka nkubwire
ibintu byose ubuzima bwose ngo buroroshe buraje nshobora kuvuga mukajyana nko kwiyemera ntabwo niyemeraga murabizi uri kureba uriya mugore wa korode yarampaye nda naranze nabonye nta kintu byamari urashobora reka nkwereke ko bari kugwanga rwaye sida reka nkwereke warebye kiriya kigore cya muka rudunyuri uriya si rudunyuri nta kiruta kaje bundi ni kiwe kiri gusoba uramubonye ugiye kumbwira ikintu wabonye ugiye kumbwira ikintu wabonye ikintu ubonye waramubonye ari gusoba neza neza ariko uko zasinyibutse ibuye buriya navuze ati nshobora kuzabivuga wenda mukavuga ngo ngiraga amagambo buriya bivuga buriya umuntu bita Garasi biramuzi Garasi rero tuye kwisiba hararuguru aha Garasi suza umugore we buriya ejo bundi nayo ndi kuyahirira ubwatsi ndi kwahira ubwatsi ndahira ngiye kubona mbona ibintu by'amazi biri kumanuka ndebye hejuru mbona ari gusoba ibintu nabonye urumuka n'akaguru bagira ngo nkurwo runtu oya nje wenda ntabwo nabonye neza nabonye ibintu by'ibyatsi n'ibintu bireka ariko ubagurira kukameza kiyaka kandi kagore gateye hararuguru karana kabanya mbona nakagegera nta kintu navugana na kagore k'inzozi gafite ubuguru wajya n'ubutaka karakanya karirije ejo bundi simbivuze do singakara kari gutambuka ndebera kuntu kari gutambuka usikaje urisa nakasabye kudusohokanisha icyo gihe nari mfite ibiceri twari twahembye ndakabwira shaka wasohoka kanyiriyeho ndavuga nawe se kanyiriyeho ndavuga ati wallahi no kuri kwima ubundi mureke munyungura agatekereza buri uko mundeba ukunga nuko ntabwo nari nabikora cyangwa kugira mu ngira inama wowe nanje nzabikore dore uburyo bw'ubwazo mwereke rero niba ushaka kuzabikora so mufite ingurube iwanyu nyina numva nyina kwa kaka zirahaba uragenda uyigurisha amara kuyigurisha wafata inguru ya kaka ukayigurisha naza kujana mu bapfumu abari wawe zari hanyuma nayigurisha najya ingurube apuhu reka nkomeza mubwire ibya wa mukobwa mushanze abone nore weho ntabwo wari uwo mukobwa yawe nje rwose twaganiye ni umukobwa dusanzwe tuziranye umukobwa agira gutya arambwira ati rwose ingagi muzindi naramukunze pe naramukunze ni mwiza none ngakakweto kaba gakunda ku umusatsi arera ingagi muzindi byose arabikunda umva umukobwa ngaramukunda nabyo kaje muzindi no abonye umukunzi utirutse sha uko bizungu njyewe none ikintu cyantangaje noneho ndabwira ati ingagi yakunda kunywa agafanta ndambwira ati nzaguhereza 2,000 ese uwo mukobwa karovuze ngazabimaye abimaye ngo noneho mugende mfata ingagi muzindi mugurira inkweto cyangwa ndakugurira inkweto iziza zarazikunda ngari kashaka uko kuzajura simboranye none ndavuga ati nabyo nibyo ndabireka ndavuga ati utanagira ngo nivanze mu bintu byanyu noneho mpita mvugana ikintu kiraba kizima agiye kumbwira izina ndaza nkubwire n'izina agiye urimenye ubundi muhite mugenda ibintu bigende neza ko kandi sikari karaba ariko nabyo tubijamo tukubitana mu biciro watwumviye ubusa pe weko nta kintu kutubwira ko muri areka nkubwire serije nibyo twapfeje muri gihe dukora inama uraza gukumva ibintu byacu wowe ntugira ikintu ugaje kuduteza barabagora uzikasha bundi twavuze ngo wa mugore wabarihina ngasobaga kuburira serije akagenda akabimubwira sha sari ukagenda ukabimubwira ako sari dupfaga iki ko nakari njewe oya dupfaga iki kuri zinagira je byanarambabaje none se wari gombwa ngo uje kubyakura mugora tubaga kuvuga ngo niba twe twarashinze koperative yo kuzaja turavuga sibyo urukumva nawe niba dushinze koperative tukoga turavuga nitwe tugomba kwibwira tuvuze ibintu seri ntago ari byiza uragura supadipe tuguciye akantu nakora mungu wa Etienne ni nta mungu wa Etienne none se wa Etienne ndamubwira ko koperative iri abantu batatu ahubwo nimureke mbabwire ngatubwire usiko ejo nanyuze ku kabari ndi gutembera urumva
numva babajama bandi bakora mu kirombe ruguriri numva ari kumusaba ngatiene umugore arakwanze ngo nta kintu gishoboye kugira amagambo kwawe oya ni koze umunwa mubi wewe korureka nigenera umusigare we nagaru kuvuga ngo ugere niba twaravuze ko nushaka kugera utagira ngo turi no kugusenga we reka cyo turavugishwe na twaravuze ngo turabagabo bisize hamwe ngo cyo turabara makuru yo muri quartier nese ko jena kubwira jewe mba nifashe ngavuga ati buretse mvuga ko nakubwira ngo budetse nako no kunyima ijambo budetse n'ejo bundi araje arangije aransurira sire bikubwiye nakubwira ko budetse aransurira none we gari ko saya mutangiye no kunyima ijambo uvuga natwe ubundi reka mbabwire sibyo je navuze ngo niba dushinze ibintu tubikore twenye je ndavuga ati rekaniza naka koperative tuza turazinduka mu gitondo turi kuvuga amakuru garamutse muri quartier sibyo ngo nyine si dutangiye kuvuga amakuru uragiye ubibwi kwizinagiye imana warambabaje uzabimenye we aricyo wabivuze nose byari ngombwa kuja kuvuga ko ikibuno cyanjye gisa nk'umukara ariko amana kibuno atari mu mwabivuze ubundi none sijana ndivuga ko ikibuno cyanjye gisa nk'umukara nubwo nyikubwiye si wowe atari gukeka twajya kwituma mu byatsi ukaza ukamengereza umva nkomeze nkubwire ngo ratabwira ya nkuru katuyo umukobwa arambwira ati rwose ingagi muzindi naramukunze nta kintu nazamuha noneho singize ngo mwake ngo bya bihumbi 200 bime mbikuzanire n'amafaranga byose mbiguhe noneho niturangiza ambwira n'izina nzaza ndikubwira mbwe nta natuye duhite tujya kumureba nawe tugira shere mitambyuka mbwira izina yagize ngo izina rimbwire mba ndabyutse iki Cesar yosose ese no bwa mbere mwakumva umuntu w'umugabo warose ibintu akaza kubyuka arabarotorera inzu bitangiye n'ukuntu bifuza ubwo ngubwo ariko ntacyo nuko usigaye bigenza ese n'abantu barotaga ibintu bakabivuga bazaba baratwita injazwe